buriya no kugarena gitoro kamene hano bagiye muri ariko dore ukagira ngo wambaye agafuka icyo gihugu cy'ihene wagikuye wakiguriye muri Amerika rero kano harya murambwiye ngo kano gapfukamunwa kameze nk'igihoho ntabwo kameze nk'igihoho numva agapfukamunwa niko kizo gakoreshwa kwa muganga karinda covid kuri pourcentage n'inde kana kaba dogiteri ikibazo mfite ni kimwe icyanda kameze nk'igihoho cyakabiri gafite imini gisubizo ntabwo birisi yanyuramora ariko banza mwikire kiramo metero noneho birisi ntabwo yanyuramo urumva aka karizewe cyane ariko bwabadi uriya muhinzi uriya akora siporo guma mu rugo nta kintu yabaye yabanga no kuri akakora siporo yewe siporo nkora buriya no kugarena gitoro kamene hano bagiye mu nganda kanigarena sibyo no kumeneka z'abasaza zitameneka ariko ndewe nta undi kare mbaru kuri byinda oya kugenda kuri nyonga cyinguje kagira kumbaza yana n'umuntu sigara nani nje umuntu wamanutse imanukana kare neza ubundi nkanagize ndeze ko nori igiti ni gare muri igishinga igiti manuka ufite gare nibaze yuko nabari kumasa umugore n'umwana hamwe no gufana nahanga nkamanira kigasoza ugahagaze neza nka angle ya 100 ati byose muyazana ariko sa muyazane ukizanga ngenda kubitenda tegera nishaka shibijunga yenyunga ejo nayikoreye mu buyede nanjye ndayitaho mwene muze ngenda nyonga buriya hano kuri hati ntabwo asubira covid budabiriho akazana oya nge naje nkora byose nanjye ndakara urumva utangera ko nkubwira ikintu kigaragara ntabwo utanze buriya ngenda cyegukanye kuko buriya kwizina rye na nyuma kwizina ry'Imana kiragihumbura nje ndari ndanga Salama boss muri kuki nari kabisa wa aha ugarira bane ndahadutirire rero abanga mwayampaye kirageze uritura hasi acha bas ntabwo mujyana ku bitaro nge umuntu ari imyaka irenga bantiriza igare abahungu rwose biyerekana nirware urabanze cyanda oya baza niwe munini uratinya areka sha rama irezo yawe ugende neza utanyiwe do oya nadakoze twinshi baho oya rero shaka ko hakati ahasha ngene atu yo nawe ukora ukatira muri area nturi ntabwo ari gutsindira kuko marushanwa aracyakomeye nawe reka n'ibyawe icyaka mutima cyawe urebe ko icyambere cyo dutangira n'ibumoso
ayo kuri gutuye hasi akakanya ubuko ko biku kuja wowe n'ibintu nge nakoze ibi nagandishije uko gandisha se kugeze no hagati igare riba rirerire urabona n'ukuntu ndeshya nge navuze nikubita cross ya gatoya wa muzingo wa hariya ubise umuntu wadufata amafaranga nagira ikintu abivuga iki reka tubanze none reka nkore dukore izindi ebyiri turebe rwose kandi nturi amaherezo yawe no kuri Rwanda mwana ngewe ndi kuri Rwanda uyu muntu ni na muremure ukoresha uburebure kugira ngo ndi mugufi uburebure dore wabibonye n'akandi gakorwa wanda tukizamuka njye musatsi kimanuka njye mbona the way I have drive my bicycle neza byari bigishonaga ikiho ngo urayibona byari bigisha ariko nubwo nkavuga ndi muremure byari bunico. Stop talking and I show you the way I drive the bicycle very well. Not drive, ride, bicycle, a bike, not drive. It's not a car. Njya muri cyamba ni cyoromanuka. Ni njya muri cyo. Byahagaragara. Mbere. Aya. Nawe wice kwa bifu. Aho gereje ubu ngubu naho wandi wadufata amafaranga naza duhe. Aya jewe reka mbere. Wagiye mu Wemurese. Ndio bite twabona ngiye na se gute ngiye mu cyamanza wemurese. Igari byo ni cyangwa mwana igombe yanjye bagampa igari cyamwariki ntabwo byakuzagera dore byapfuye neza ngine ritwaraga neza mwese mwite hasi ubutaka bw'abandi mwabwishuye niki n'igihe cya covid aya mafaranga mushobora kuba mwambye genda yagumaza ninjira imbaraga njye uzazigura nana ndahaye duha amafaranga wese nana banzi ngo mwete muri